Yesu ashimwe. Umunezero kubona iby'Imana ikomeje kudukorera muri iyi minsi, nubwo amatangazo yatambukaga yavugaga ko dufite ibibazo byinshi kubera icyorezo gikomeje kugaragara no kwiyongera, ariko nanone dufite n'imigisha yo gukomeza kubana n'Imana ndetse no kubona ibigenda dukorera nk'uko twabibonye muri iri teraniro. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira, numvise Imana imbwira dushingiye ku bice badusomeye ko hari umugisha dufite wo kubana na Yesu kandi akaduha amahoro ahebuje aruta y'umuntu wese yakwibwira mu gihe cyose nubwo twaba turi no mu kaga. Tugiye rero kuganira kuri iryo jambo rifite uwo mutwe, amahoro aturuka kuri Yesu, amahoro aturuka ku Mana nubwo twaba turi mu gihe gikomeye, turi mu kaga. Pawulo yarabivuze kandi aranabishimangira cyane mu gice cya kabiri tumaze gusoma, umurongo wa 4 arabivuga, arongera arabishimangira. Atangira agira ati, mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Mujye mwishimira umwami wacu mu minsi yose. Minsi yose ntabwo isa, minsi irakurikirana ariko ntabwo isa. Nubwo iminsi itabisa, nubwo iminsi yagira ibitandukanye byinshi, nubwo iminsi uyu munsi twaba twayigizemo ibyishimo n'umunezero, ejo tukagira ibibazo, ariko Pawulo akavuga ngo mujye mwishimira mu mwami iminsi yose. Haleluya. Akongera nkaho abantu batabyitayeho cyane ati, yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Nongeye kubivuga ntimwishime. Ineza yanyu nimwe n'abantu bose kuko umwami wacu ari bugufi. Ibi Pawulo arimo atubwiriza cyangwa se aduhugurira byo kwishimira mu mwami, ntabwo ari amagambo apfuye kuvuga gusa. Aratubwira ibyo we azi yabayemo, aratubwira ibintu afitiye ubunararibonye kubera ko yabibayemo. Nahoze ngenda muri Bibiliya ndeba aho Pawulo yagiye anyura hose, nsanga hari ahantu henshi yaciye mu bibazo bikomeye. Nasomye igice cya 16 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nsanga Pawulo yageze nawe ahanyura mu bibazo nk'ibyo tunyuramo ndetse birenze, akora umurimo w'Imana nk'uko dukora umurimo w'Imana ubu ngubu, yamamaza inkuru nziza y'uko Yesu Kristo agenda hose agirira abantu neza. Ariko abadakunda inkuru nziza nk'iyo ngiyo, abadakunda ko Yesu Kristo yamamara, bamugirira nabi, bashaka kumugirira nabi. Bashaka kumugirira nabi, baramufata ngo bamuciraho imyenda. Cyo ni ikintu kibabaje. Ntawe yari yagiriye nabi, ntawe yari yahemukiye, nta kintu yari yakoze cyamucisha cyatuma ahanwa cyangwa se cyatuma ashyirwa mu rubanza, ariko arafatwa ashyirwa mu bantu bagiye kumucira urubanza nk'umugizi wa nabi. Bahera ku myenda ye barayica, barangije bataranamubaza n'ikosa yakoze, bataranamucira n'urubanza ngo bavuge ngo icyaha ni iki kandi kiraguhama, ngo baramukubita baranoza. Bari bataramubaza gusa haje umuntu aramurega, amaze kumurega barafata baca imyenda barakubita, umugabo amererwa nabi.
barangije baraboha amaguru bamushyira mu nzu y'imbohe hagati hahandi kure cyane aho ataza gushobora kwivanayo hamwe na mugenzi we Sirasi, hanyuma bamurohamwe aho ngaho ahambiriye aboshye. Muri iryo joro ubundi yaza kuba nk'umuntu umeze nkanjye yari kugeramo akijujuta, yari kuhasanga bagenzi be bakamubaza ngo wowe se uje hano bakurega iki, ariko uretse ko badakunda kuvuga ngo bakurega iki, ahubwo bavuga ngo barakurenganya baguhora iki, wowe bakugeretseho ibiki. Bakajya muri ayo maganya, bakajya mu kuganira aho ngaho ngo bariya abantu bakagira uko babavuga, bakagira uko babita amazina, bakijujuta. Aha hantu turi si Rwanda, aba bantu saba kugirirwa umugisha n'Imana, bakagira ukuntu babivuga. Ariko Pawulo na Sila sibyo bakoze. Pawulo na Sila bakoze icyo Pawulo arimo ahamya muri kano kanya, ngo nubwo iminsi idasa muhore mwishimira mu mwami iminsi yose. Nubwo iminsi idasa, nubwo mugeze mu kababaro nk'ako ngako, ibyo arimo atubwira ni ibintu byamubayeho, ni ibintu atari mwahimba z'amagambo, si inyigisho, si ibintu azanye ngo ature aho ngaho, ni ibintu by'ubuzima bwe arimo aratubwira ubuzima. Barasenga, abakozi b'Imana barasenga, ntabwo bagize isoni z'aho bari, ntabwo bagize isoni z'uko bari muri prison, hagati muri prison, ntabwo bagize isoni z'ababarenganya n'ukuntu biswe yenda amazina n'ukuntu bavuzwe. Nta nubwo banatekereje ngo abadushyize aha hantu bahadushyiriye kubera ko twamamaza Yesu, nidukomeza kuvuga Yesu ahari biratuma barushaho kuturakarira, bitume barushaho kudukariza ibihano no kutureba nabi. Ntabwo iyo wabitekerejeho. Bari mu mwami Yesu. Kuba mu mwami Yesu byabahaye ubwo butwari bituma barushaho kujimbaza Imana. Bararirimba, haleluya, bararirimba muri prison, bararirimba muri prison, barasenga, barabosha amaguru ariko barasenga, bakubiswa ariko barasenga, imyenda bayiciye ariko baracyasenga Imana. Aha ngaha tujya tuhibazaho, aravuga ati bene data mujye mwishimira mu mwami iminsi yose. Hari igihe bijya bigeraho ukibaza ngo ariko gushima Imana biracyashoboka, ariko gushima Imana biracyashoboka. Ese ubu ngubu nashima. Umuntu umwe nanjye aherutse kunyoherereza akamesaje arambwira ngo ariko uko nduzi ibigeragezo biriho biba byinshi, ejo byari ibi, hiyongereyeho ibindi, aho ndacyashoboye kugera hahandi bavuga ngo mu bibaho byose ngo mujye mushima Imana, kuko byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ese aho hantu ubu ndacyashoboye kuhaba? Ngaho ngira inama, ngaho mbwira. Pawulo ati mujye mwishimira Imana iminsi yose. Haleluya, mujye mwishimira Imana iminsi yose. Niyo waba uri muri iyo prison ufungiye mu isinzi, ariyo prison nawe Satani arimo ashaka kugushyiramo cyangwa se yakugizemo, nubwo waba ugezaho, nubwo waba wumva ari akarengane, nubwo waba wumva atari ko wari ukuriye gufatwa, icyo ukwiriye usabwa n'Imana si ukwirwanirira, si ukwirwanaho, si ukwijujuta, si ukuvuga nabi bariya cyangwa bariya. Icyo usabwa n'Imana ni uko wishimira mu mwami, nuko wishimira mu mwami. Ati yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Noneho ko wishimira mu mwami, byasezerano ngo amahoro Imana itanga ni isengesho abayobozi bajya bakunda kutubwira, n'umugisha badusabira buri gihe cyose uko twateranye tugiye gutaha. Nahangaha byavuye, nahangaha uwo mugisha nibi batwaturiraho ngo amahoro Imana itanga arutaye umuntu wese yakwibwira, amwahebuje, akomeza twarire mu mitima yanyu, akomeze imitima yanyu, akomeze muyagaragaze mu bihe bitandukanye muba murimwo. Pawulo ntabwo yagaragaje amahoro mu gihe kitari gikwiriye. Hari n'ubundi yari mu mazi, bari mu bwato bagenda, bamujyanye ari imbohe nanone,
uriya mugabo yakunze guhura n'ibibazo bimukomereye cyane, bamujyanye ari imbohe ari kumwe n'izindi mbohe ngo bari abantu bagera kuri 276 babajyanye babavanye mu gihugu cy'iyo iwabo mu burengerazuba, mu burasirazuba, babajyana mu Italiyani, hariya mu Butaliyani i Roma, babashyira mu bwato. Ubwato buragenda bugeze mu mazi, bahura n'ibigeragezo. Ibigerageza kenshi Bibiliya ikunda kubitwereka ibishushanya n'umuyaga n'umuraba mu mazi. Bahura n'ibyo bigeragezo, amazi amera nabi, amazi arihindukiza, ajya hasi ajya hejuru, ubwato barimo buranyeganyega. Bunyeganyeze abo bari kumwe bagira ubwoba. Pawulo kubera ko yari mu mwami arababwira ngo mwigire ubwoba, ahubwo dore inzira uko igiye kugenda. Mwigire ubwoba, mwifate iyi nzira, ahubwo nimureke tube tugumyanya akanya gatoya dutegereze ko uyu muyaga uza gushira. Bariya bati ntabwo uri umuhanga, ntabwo wowe ibyo mu mazi ubizi, ntabwo wigeze uba umuyobozi w'ubwato, ntabwo byo ngibyo ubizi, twebwe turabizi, tuzi uko tubigenza, turabona umuyaga woroshye, mureke tugende. Bageze nko hagati birushaho kuba bibi, birushijeho kuba bibi, batangira kwiheba no kufata ibintu byabo bajugunya mu mazi kugira ngo barebe ko ubwato bwakoroha butahita buroha mu mwanya. Arababwira ati mwanze kumvira inama nabahaye kare, kuko nari nyowe n'umwuka w'Imana, ariko kubera ko mwayanze niyo mpamvu muriho muhomba. Burya abantu banze kumvira umurongo w'Imana. Umurongo w'Imana ni iri jambo. Iyo abantu batari muri iri jambo ngo bakurikire umurongo w'Imana, ngo bumve icyo Imana igenda ibabwira, ngo bumve impuguro z'ijambo ry'Imana nk'uko turi kubyumva uyu munsi, bagahitamo gukurikiza iby'ubwenge bwabo, bagahitamo gukurikiza ibyo bibwira n'imitima yabo, bya bindi umwanditsi wo mu migani yavuze ngo ntukiringire ubuhanga bwawe cyangwa se abantu, wiringire Imana. Bagahitamo kugenda biringiye ubuhanga bwabo, bagahitamo kugenda biringiye ubwenge bwabo, bagahitamo kugenda biringiye ibyo basomye, bagahitamo kugenda biringiye experience za kera. Ntabwo iby'Imana yavuze kuri bo bibura gusohora. Nuko rero noneho arababwira ati ariko nimuhumure, iri joro Imana yarayivuganye nanjye. Haleluya! Iri joro Imana yarayivuganye nanjye, irambwiye ngo ugomba kugera imbere ya Kayizari ugatanga ubuhamya. Haleluya! Kandi ndagukiza muri aya mazi, muri uyu muraba, muri izi ntambara, ndagukiza. Si wowe wenyine, ndagukizanye nabo muri kumwe bose. Cyo kwa yenda ibintu birangirika, ariko wowe nabo muri kumwe mwese murakira. Haleluya! Bari bamaze iminsi batarya, ngo wari umunsi wa 40 batarya, bari bamaze iminsi yo kwiyiriza ubusa, ariko kubera ko bari no muri ako gahinda, hari igihe abantu tugera mu bibazo, tugera mu gahinda na apeti gashira ikabura, apeti kabura, ugasanga umuntu ariho arashira yumva, ariho arazongwa yumva, ariho ibyo kujya ntiyarabibuze, ariko kubera ibibazo arimwo ntabwo agishobora no kubirya. Ibyo ni ibibazo, iminsi ntabwo isa. Ntabwo kugira byinshi bigiye gutuma urya kubera ko ufite ibibazo biguhangayikishije cyane, umerewe nabi. Ati uyu munsi rero ni murye, dore bibaye iminsi myinshi mutarya, ni murye. Arabahumuriza. Kuki Pawulo yari afite izo mbaraga ziruta izabo? Inzara yabiciraga hamwe bose, ibibazo bari barimo byarasaga, uko bagendaga mu mazi niko nawe byamurebaga nk'uko bibareba, ariko yari afite icyo abarushije. Yagendaga muri ayo mazi afite icyo abarushije, afite icyo atandukaniyeho nabo. Ntabwo bose bari kimwe, bagendaga bafite isura zimwe, bambaye kimwe, bavuga ururimi rumwe, bagenda ahantu hamwe, ariko batandukanijwe n'ikibarimo imbere yabo. Icyari kibarimo mu mitima cyari gitandukanye. Zefaniya yatubwiye mu magambo twasomye, umuhanuzi Zefaniya yavuze kuri icyo kuri ubwo butunzi bw'imbere mu mitima. Abantu Imana igihaye umugisha, abantu Imana igiye guha umugisha, abantu Imana igiye kugirira neza muri iyi minsi iri imbere,
abantu Imana igiye kurushaho gukomeza muri ibi bibazo turimo uko bimeze uko ariko kose, ni abafite ubwo butunzi bukomeye tw'imbere mu mitima yabo. Haleluya. Mwishimire mu mwami. Yewe nongeye kubivuga ngo mwishimire mu mwami, kugira ngo ugire amahoro muri icyo gihe gikomeye, ugire amahoro muri icyo gihe cy'umwijima, ugire amahoro muri icyo gihe ibintu biba byahindutse. Kugira ngo ubishobore biraterwa n'aho uhagaze, biraterwa n'aho uri. Aho uri ni mu mwami cyangwa ntabwo uri mu mwami? Muri kino gihe uhagaze hehe? Muri ibi bibazo urimo muri kino gihe cya none wowe uhagaze hehe? Muri iki gihe urimo ugeragezwa hamwe n'ibikugerageza, ibyo ngibyo byose bigukikije, ahari yenda uhagaze kuri wowe wenyine n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe n'inshuti n'umutungo n'ibindi byose. Ariko ndakubwira ngo ntabwo aho ngaho uhagaze ari ahantu hakomeye. Ahakomeye ni mu mwami. Mwishimire mu mwami. Kandi nongeye kubivuga ngo yewe ni mwishime, kuko wa mwanzi wacu utugerageza ategereje kutubona twagiye ahantu akavuga ngo nakumvishije. Ariko kwishima kwawe mu bibazo niko kugiye kukuneshereza. Ariko biterwa naho uhagaze aho hariho. Ibi ngibi ntabwo ari ibya Pawulo gusa. Ndabizi ko no muri twebwe ahangaha turi muri iri teraniro, uwahamagara umwe muri twebwe akamubwira ngo ngwino hano, harimo benshi bashobora guhamya ngo nanjye mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi Pawulo yararimo, cyangwa se ndetse byashobora kuba binabirutaho, nigeze kugira igihe numva ko mfite amahoro muri ibyo bihe. Nigeze kugera numva ko ibibazo bingeraho, aho kugira ngo bingereho bije kunsikamira, bikangeraho bikanambabaza, ariko bigasanga ndabirusha amahoro. Ndabitegeka cyangwa se ndashobora kugira icyo nabikoreramwo, ntibyantungabanije, ntibyagezaho bintera ubwihebe, ntibyagezaho bintera kwijujuta, ntibyagezaho bintera binshyiraho Satani ashaka. Nahagaze ngira ya mahoro. Nahagaze numva Imana irakomeza gukorana nanjye. Nahagaze numva Imana irakomeza kumbwira. Nahagaze numva Imana irambwira ngo komeza ushikame. Mu ndirimbo baturirimbe bavuze ngo gumama, ariko komeza ushikame. Komeza ushikame, kuko hirya hariya hari ugukira. Iyo uhuye n'ibintu bikurwanya, kugira ngo ugere aho hantu wumva ko ufite ayo mahoro, kugira ngo ugere aho hantu wumve ko ufite amahoro mu bikurwanya, bigenda bite? Bishoboka bite? Narebye umwami Yehoshafati ngiye gusoza. Umwami Yehoshafati, nimushaka gusoma iyo nkuru yose iri mu gitabo cya kabiri cyo mu byanditswe ku bw'ingoma y'Abayisirayeli, igice cya 20. Batubwira iby'umwami Yehoshafati. Amahanga akikije igihugu yarayoboye yarahagurutse, baba Mori, baba Moni, babandi bose babanzi babo baturuka muri Siriya, barahaguruka ngo bamutere. Barazamuka ari igitero kinini cyane. Abarinzi baramubwira bati, baraza batanga inkuru ibwami bati, twatewe igitero kinini cyane, ingabo nyinshi ziturushije ubwinshi. Yehoshafati nk'umuntu uwo ari we wese agira ubwoba. Uzakubeshya azakubwira ngo ntabwo bagira. Nubwo turiho tuvuga ngo kuba mu mwami tugomba kwishima, ariko n'ubwoba buraza. Hari n'igihe n'ubwoba nabugira n'ibibazo bitaranaza, uriho ubitekereza gusa, ugatekereza ngo nk'ubu ngubu biramutse bimbayeho nabigenza gute, ugatangira kwicwa n'ubwoba n'ibibazo bitarabigeramo. Ariko noneho ageze aho hantu h'ubwoba, nibwo yavuze ngo mureke dusenge. Haleluya. Mureke dusenge. Ahamagara abantu barasenga, nawe arasenga, biyiriza ubusa, babaza Imana. Imana bayibajije irabahumuriza. Imana yacu ni Imana ihumuriza. Bicara babaza Imana, tubigenze gute? Imana irabahumuriza. Imana irababwira ngo ubwo mwitishije bugufi, ubwo mwaje kundeba,
ku murongo wa 12 w'icyo gice baravuga yasenga akavuga ngo Mana urabona ziriya ngabo ukuntu zingana natwe tureba uko tumeze nta mbaraga dufite zo kujya kurwana n'abari abantu ariko turagufite. Haleluya, turagufite wowe. Banza umenye ko ufite imbaraga mu Mana, banza umenye ko ushyigikiwe n'imbaraga z'Imana, banza umenye ko ufite ikiruta bariya abantu, ikiruta biriya bintu, ikiruta na Satani ubohereza. Ntabwo ugiye kwigereranya nabo, ntabwo ugiye kurwana nabo, nta n'impamvu yo kurwana nabo, kuko uri muri wowe arusha imbaraga uri muri bo. Nuko noneho rero Imana ibonye kwicisha bugufi, kandi kwa kwicisha bugufi kwajyanye no kuyiha icyubahiro. Bantu b'Imana dukwiriye kumenya guha Imana yacu icyubahiro. Guha Imana yacu icyubahiro si ukukivana hasi tukigira gutya mu majeste gusa, ahubwo guha Imana icyubahiro na attitude yacu. Attitude burya ikintu cyitwa imyitwarire, imyifatire, iyi myifatire yacu ukuntu twifata, sinzi ko bisubiza neza cyangwa se bisemura neza iryo jambo rya attitude. Attitude nuko kuntu wifata imbere y'Imana. Wifata ute? Bo byagiye imbere y'Imana baciye bugufi. Uko ugenda uca bugufi imbere y'Imana niko uzamura icyubahiro cyayo kuri wowe. Aca bugufi. Imana urabona jewe imbaraga zanjye zo guhangana n'ibibazo ntabwo bishoboka, ariko mu mbaraga zawe ndabizi turanesha ku bwa Yesu. Maze bamaze guha Imana icyubahiro, bamaze kuyisenga gutyo no kuyihimbaza gutyo no kuzamura icyubahiro cyayo, nta kindi Imana ikora iyo bigeze aho ngaho uretse kuvuga ngo nimuhagarare mwirwanirire. Mureke noneho muze kureba mu kanya, mwebwe mujye hariya gusa, noneho muze gukora ibindi kubabwira. Ahari yenda ndababwira ngo mushime Imana, mubyine, mugire gutya, ariko murebe ukuntu mu kanya nza kwirwanirira. Haleluya. Kunesha no kw'Imana, imbaraga ni iz'Imana, igitangaza ni cy'Imana. Uretse ko rimwe na rimwe abantu iyo birangiye tuza tukavuga ngo twaragerageje, twagize gutya, ariko Imana ntihabwa icyubahiro iteka ryose. Kunesha no ukwayo Imana, kuyihimbaza, kuyishima, kuyiha icyubahiro ikwiriye, kuyihamagara mu bibazo byacu, kuyereka ibibazo utemeye ko bigutsinda, ahubwo ukayereka ibibazo uzi ko ariyo ibitegeka, uzi ko ari ibishobora, uzi ko ishobora kubikuraho, bikurindira mu mahoro. Ntabwo bishaka kuvuga yuko ikibazo kizahita kivaho, ariko wowe uzagira amahoro. Paulo na Sila bari hariya mu nzu y'imbohe, bagize ayo mahoro n'uwo munezero, ndetse babona n'ibitangaza. Umwe mu bari babarinze ahita akizwa uwo mwanya kubera ko abonye ayo mahoro abarimo, ariko ntabwo bavuye muri prison, bagumye muri prison ndetse ku bushake bwabo. Bati turagumamwo nubwo hafunguye, nubwo inzugi zifunguye, nubwo iminyururu yavuyeho, ntabwo jewe ngiye kuvamwo, ndagumamwo, ariko mahoro yanjye agaragare ko nubwo naba nyine muri bya bibazo, nubwo naba nyine muri ya prison, mfite ayo mahoro muri Yesu. Ayo mahoro tugira muri Yesu, nubwo twaba turi mu bibazo, niyo atuma abapagani batubona, bakabona ko hari itandukanirizo hagati yacu nabo, bagahimbaza Imana. Ibyo rero nibyo duhamagarirwa gukora. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati nimwishimire mu Mwami, yewe nongeye kubivuga ngo mwishime. Mutware iryo jambo ry'Imana, mutware uwo munezero w'Imana, mutware ibyo byishimo by'Imana. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye kuri buri muntu wese, abifite ukuntu abibona mu buryo bwe. Intambara urwana n'izawe, n'undi afite ize, n'undi afite ize, ariko intambara urimo icyo Imana igushakaho ni ukwishimira mu Mwami. Mureke rero dusenga Imana, tubwira Yesu ngo tuguhaye urugamba, natwe dushyire mu ihumure n'amahoro yawe, bitume tugushima iteka ryose. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimira kugira neza kwawe, niko kwaturinze mu gihe gishize kutugeza kuri uyu munsi, kandi kugira neza kwawe niko gutumye n'ubu ngubu twongera kukangurirwa gukomeza kuba muri wowe no kwishimira muri wowe. Tukweretse ibintu byose byahagurikijwe n'umwanzi Satani ko bingana kose, bigamije kugira ngo bitubuze kwishima, bigamije kugira ngo bitubuze umunezero wawe muri twebwe, bigamije kugira ngo Satani atuboneho akanya atwishime hejuru. Mu izina ryawe twicishije bugufiya tugusaba ngo nesha, utuneshereze, uturwanirire, udutsindire, amahoro yawe atwarire muri twebwe, agume muri twebwe,
iteka ryose kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen.